nejejwe uyu munsi no gutangaza mugaragaro gushyira hanze gahunda n'icyerekezo cy'akarere mu iterambere ry'ubukerarugendo mu karere kacu ka Rubavu. Nk'uko mubibona iyi gahunda yitwa Rubavu Nziza. Akarere ka Rubavu ni akarere keza, ni akarere k'amahumbezi nk'uko mubibona, ni akarere gatatswe n'ibyiza bitandukanye. Haba ari ikiyaga cya Kivu, umucanga mwiza dufite ahangaha kuri Kivu Beach. Uyu munsi rero muri Rubavu Nziza twihuse cyane nyakubahwa gavana, nagira ngo mbabwire ko akarere mu cyerekezo cyako ni irembo ry'ishoramari, ni irembo ry'ubucuruzi, ubushabitsi, ni irembo mu by'ukuri riha amahirwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga hirya no hino ku isi. Tukaba rero muri iryo rembo uyu munsi tuvuga ngo buri wese tumuhaye ikaze muri Rubavu Nziza. Amahirwe dufite asobanura Rubavu Nziza, Rubavu nk'akarere keza, nk'akarere katatswe n'ibyiza bitandukanye, gaha amahirwe ba mukerarugendo baturuka ku isi hirya no hino ku isi. Twagira ngo dutangire tubatunguza ubukerarugendo buteye imbere bushingiye ku muco n'ubworozi bw'inka bukorerwa mu ishyamba mu nzuri za Gishwati. Ngira ngo murabizi iyo tuvuze ku ibere rya Bigogwe tuhasanga ibitangaza, tuhasanga inshuti z'u Rwanda, tuhasanga abanyarwanda benshi bashimishwa no gukama no kunywa no amata bikamiye kumasha. Ibi byose bikaba biri muri Rubavu Nziza. Dufite imisozi ku bantu bakunda kurira gutembera mu misozi itandukanye. Dufite umusozi wa Muhungwe, ubu ngubu watangiye kubyara umusaruro ku bawusura batandukanye. Dufite imisozi nk'umusozi wa Rubavu, ubu ngubu twavuga ko ari ubwiza bw'umujyi w'akarere ka Rubavu, kuko ni umusozi uri mu hagati mu mujyi, uzengurutswe n'imihanda ya kaburimbo, aho duteganya no muri siporo gukora uzenguruka, tugenda n'amaguru ku bageze mu zabukuru, tugenda dutegura amarushanwa y'amagare awuzenguruka ariko utavuye mu mujyi wa Rubavu. Tukagira ndetse n'ingendo night run maze kumenyera, dukora nijoro ku mugoroba amatara yaka, aba mukerarugendo abaturage bagasabana, kandi mu by'ukuri bigatuma n'imyaka yo kubaho y'abanyarwanda n'abagenda mu gihugu cyacu irushaho gukomeza kwiyongera. Ku kiyaga cya Kivu muraza kubona muri Rubavu Nziza hashingiwe ku kirango kiranga. Dushimira cyane abanyarwanda, urubyiruko, ubuyobozi bw'ishuri ry'ubugeni rya Ecole d'Art ya Nyundo. Mu by'ukuri nibo badukoreye iki gihangano mu marushanwa yateguwe ku bantu benshi. Kuri ubu ngubu akaba aribo batsindiye iki gihembo. Nk'uko muza kwibona harimo n'uburobyi. Murabona ariya mato atatu bashyizemo, ni amato agaragaza abanyarwanda n'inshuti zabo bari mu kiyaga cya Kivu baroba. Muzi ko dufite isambaza nziza, dufite amafi ava mu kiyaga cya Kivu. Ubu bukerarugendo rero bushingiye ku burobyi bw'isambaza nyakubahwa gavana bukaba bumaze nabo gutangira gutera imbere. Turashishikariza ba mukerarugendo, turashishikariza abanyarwanda mu byiciro bitandukanye gusura abarobyi, bakareba uburyo uburobyi bukorwa nijoro ndetse n'umusaruro n'amahirwe bitanga. Dufite
amahoteli menshi akora ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, dushimira cyane, atanga serivisi nziza. Murabona ko tutewe ubwuzu bwo guhurira ahangaha ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu, aho tuganirira ubu bwiza n'ubwiza budasanzwe mu turere twose twinshi. Mu by'ukuri bikaba ari bwo bwiza butatse akarere ka Rubavu. Mu bukerarugendo nanone, iyi Rubavu nziza muri gahunda y'imyaka 5 dufite umusozi wa rungaje, aho tugomba kubaka hoteli y'inyenyeri 5 iri ku Mashyuza. Kugeza uyu munsi Amashyuza arafasha ba mukerarugendo batandukanye, abanyarwanda bavuye hirya no hino mu gihugu kwishimira ubwo bwiza ndetse n'amahirwe Amashyuza atanga. Kuri ubu ngubu tukaba dushishikariza buri wese kuza. Mu by'ukuri ntidutinya no kuvuga ko ari umuti ku bageze mu zabukuru, umuti w'imitsi. Iyo abantu baje bakoga mu kiyaga cya Kivu, bagashyiraho no kwishimira ubwiza bw'Amashyuza, hari ubuhamya bwinshi tumaze kwakira bw'abaturage bacu batubwira ko bari bafite ibibazo by'imitsi, bari batangiye kurwara za rubagimpande, ariko Amashyuza akaba yarabavuye. Turasaba rero buri wese tumuhaye amakuru, tumwereka ko imyaka yose waba ufite kuguza ugatembera ugasura akarere ka Rubavu ukagera ku Mashyuza, mu by'ukuri wahavana byinshi, wahavana no kuramba. Kandi kuramba turabizi ko buri wese yifuza kuramba kugira ngo abashe kwishimira ibyiza igihugu cyacu kigenda kigeraho. Dufite amahirwe menshi aboneka muri siporo. Muri siporo tukaba ngira ngo mbwire buri wese uri ahangaha, mu gihe cya vuba turaza kuba dufite icyumba gikorerwamo inama zihuza abantu benshi bagera kuri 500-600. Abo bose akaba ari amahirwe kuko bazakenera aho gucumbika, bazakenera serivisi zitandukanye, bazakenera ibyo amafunguro. Ibiro biraha amahirwe n'abahinzi bacu, aborozi bacu gukomeza gushora imari mu bikorwa byabo bakora no kubyagura, kugira ngo igihe izi nama mpuzamahanga tugiye gutangira kwakira uhereye umwaka utaha, nazo abantu bazajye babasha gutanga serivisi nyinshi kandi nziza, bityo Rubavu ikomeze ibe nziza kandi dukomeze tubone byinshi tuvana mu bikorwa dukora by'iterambere kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere. Mu bucuruzi bwambukiranya amahanga tumaze kugira ubushobozi, ibyo twakwita bonded warehouses nyinshi zishobora kubikwamo ibicuruzwa byose uwo ari wese yaba afite, bikambuka bigana mu baturanyi cyangwa se no mu mahanga ya kure. Ibiro byose ni amahirwe nyakubahwa gavana, nkaba muri make ari ishusho nabahaga y'ubukerarugendo. Ubwo ntabwo ntinze cyane kuri Congo Nile Trail, aho abantu bashobora kugenda n'amaguru bakagenda basura iyi misozi itandukanye, uruhererekane rwayo rugize Congo Nile. Hanyuma hakaba hari inzira zateguwe, tukaba nanone nk'uko mubizi mu mezi make ari imbere Tour du Rwanda ntisiga inyuma akarere kacu ka Rubavu, ndetse umwaka utaha tukaba twaratangiye n'imyiteguro igamije gutegura Ironman 70 ibice 3, nayo iri ku rwego rw'isi, kugira ngo dukomeze twakire ba mukerarugendo batandukanye. Ibi byose ariko byongera ubwiza, byongera amahirwe, byongera ubukungu abaturage bacu bavana mu bikorwa by'iterambere bakora umunsi ku munsi. Nyakubahwa gavana, nkaba nagira ngo mbahe iyo shusho, hanyuma mbahe umwanya. Ibyo ntavuze ni byinshi, murabizi nabyo tukomeze tubitangariza abanyarwanda, hanyuma turaza gukomereza ku bibazo by'abafatanyabikorwa turi kumwe nabo uyu munsi, bigamije kurushaho gusobanura Rubavu nziza. Murakoze cyane. Nshimye cyane uyu mwanya tubonye wo kugaragaza byiza
ubukerarugendo biri muri aka karere. Maze nshime cyane ababigizemo uruhare batumye iki gikorwa kibaho. Hari Dore nk'uko mwabivuze, hari ahangaha turi Sagabe ndetse n'abanyamakuru. Nshimire cyane by'ukuri byiza biri mu ntara yacu ni byinshi cyane cyane ubukerarugendo. Nta muntu utazi ko intara y'Iburengerazuba ari intara y'ubukerarugendo. Bakunze gutinda kubyaza umusaruro amahirwe arimo, ni menshi cyane. Ari hano muri Rubavu tangiriye, ari Karongi, ari gukomeza ukagera za Rutsiro, hari byinshi, Rusizi, Nyamasheke. Dufite ibyiza byinshi by'ubukerarugendo kandi bishobora gukurura abantu. Icyo tuba twifuza ni uko abantu bagira ubushake kubivumbura, kuko hari byinshi tutari twanabona bigenda bivuka uko abantu bagize ubushake bwo kubivumbura bakabishyira ahagaragara. Tuba rero nk'ubuyobozi dukwiye kujya dushishikariza partners bakadufasha ari ukuvumbura ibyo ngibyo byo byiza tuvuga, ariko no gushobora kubidevelopa. Kuko ubuyobozi twenyine ntekereza ko byatugora kubidevelopa. Dushobora kugira ubwo bushake, ariko rimwe na rimwe ubushobozi bukaba limite. Ariko iyo dukuruye abafatanyabikorwa, tugakurura abahanga, byinshi turabibona. Hari byinshi tugeraho tutanakekaga ko bishobora gukurura ba mukerarugendo tubifite, ariko tutazi uburyo bwo kubibyaza umusaruro cyangwa se no gutuma bimenamenyekana. Intara yacu rero ngira ngo mu byo twifuza ari muri zo za strategic plan twavugaga mu byerekezo bitandukanye, buri gihe tuba tuvuga ngo ubukerarugendo mu ntara y'Iburengerazuba, kandi tuzakomeza. Ikindi kiba gisigaye kandi gikomeye ni ukubimenyekanisha. Ibyo dufite birazwi, si ibyo dufite. Umuntu ashobora guturuka i Burayi akifuza ahantu atemberera mu mazi hatuje, yicara hatuje ntahabone, cyangwa se akazabibona yageze ino cyangwa se yanasubiyeyo. Asanga arimo arakubwira ngo kumbe hari ahantu hameze kuriya mutambwiye. Abanyamakuru ni abantu bakomeye cyane. Abanyamakuru icyo tubasaba ni gushyira ku mugaragaro ibyo ngibyo byose abantu baba batazi. By'umwihariko nk'uyu munsi, Rwanda nziza ikwiye Rubavu nziza. Rubavu nziza, Rwanda nziza, burya turavuga Rubavu nziza, ariko turifuza ko uwo ari we wese, aho ari hose, yaba umunyamahanga, duhereye no ku banyarwanda bacu, Rubavu nziza itubyarira umusaruro. Tumaze kubona byinshi tumaze kugeraho kubera Visit Rwanda. Turifuza ko Rubavu nziza nayo itubyarira umusaruro nk'uwo Visit Rwanda amaze kugira. Kandi ntabwo ari Visi Mayor uzabikora, ntabwo ari Gavana uzabikora, ntabwo ari Minisitiri runaka. Mufite uruhare runini cyane abanyamakuru, kugira ngo niba dutangije nonaha, uwo ari we wese ejo tuzabyumve hirya no hino baduhamagara batubaza ngo Rubavu nziza ije igamije iki, ariko nibura bayimenye. Rero ngo nta byinshi ndi buvuge, turifuza ko tangiriye Rubavu, tubona Karongi nziza, tubona Rutsiro nziza, tubona Rusizi nziza, bikaza bikaba West nziza. Niyo izo ntego, West nziza ikura abantu. Uje wese mu mukerarugendo akumva ko adashobora gusubirayo
atageze muri west. Nicyo ngicyo duharanira kandi nicyo ngicyo mbasaba nk'abanyamuryango kandi murabishobora. Murakoze cyane. Rubavu murakoze cyane. Urakoze Emmanuel. Ikibazo cy'amazi ukunda kubona akurura abantu benshi cyane kandi koko nibyo, ariko akunda kwanduzwa n'imyanda na rimwe tudafiteho kontrole tugereranyije n'aho hava. ngira ngo icyo twavuga mbere na mbere ni uko tuzakora uko dushoboye gusukura amazi yacu, kugira ngo tuzabona guhora turinze, guhora tureba ese aya mazi yacu twayasukura dute. Kugira iyo gahunda yo kuganira n'abaturanyi, ngira ngo mu buryo busanzwe umuturanyi udashaka kwitwara mu buryo runaka, udashaka kugenda mu nzira yawe, uretse kumwigira, kumubwira byiza bihari, byiza bituma kugira ngo amazi abe meza, dore tugomba gukora iki. Ariko iyo atakumva nta kindi wabikora. Icyo ukora rero wowe usigara urenze ahawe. Ngira ngo ihari ni ugukora ku buryo dushoboye iyo amazi yacu nibura imyanda tuyikumira cyangwa se igaragaye tukagerageza ku buryo tuyikuramo. Ngira ngo mwarabibonye uburyo bwo gutembera mu mazi abantu bakuramo imyanda irimo, abariya bayishyiramo. Kugira ngo igihe kizagera habeho uburyo bwo gukorana kugira ngo ayo mazi yacu nyine dusangiye ko turasangiye, twahimuka nabo ntibazahimuka. Hasigara kureba ngo reka twebwe turinde iwacu, hanyuma dusigare tubingengenga dukora ku buryo nyine nabo bumva akamaro k'ayo mazi. Icyo dushaka muri gahunda ya RUBAVU nuko dukora icyo ari cyo cyose cyashoboka. Ngira ngo babivuze kuvuga ngo twifuza ko RUBAVU ko intara yose yagira ibyiza turabifite, isigaye ni uko kubibyaza umusaruro. Gahunda ni uko twifuza ko umuntu wese uje mu Rwanda, umukerarugendo wese uje mu Rwanda, yumva ko atataha atageze i RUBAVU, atataha atageze iburengerazuba. Niyo gahunda. Icyatuma rero ibyo ngibyo biba cyose, icyo abantu bagomba gukora, icyo bagomba guharanira, aricyo byatangiye ubu ngubu. Uvuye wava he, wava muri Amerika, wava ukumva ko utagenda utageze iburengerazuba, utageze. Iyo niyo gahunda ihari. Kugira ngo tubigereho rero ni uko tugomba kubiharanira nyine, aribyo twatangiye. Murakoze cyane. Ku kibazo cy'amashyuza, kumenya niba tutabivuga yenda atari byo, cyangwa kumenya niba tubivuga ari byo nyamara abantu ntibabone icyizere gituruka kuri resulta z'ubushakashatsi. Nagira ngo iki ni ikibazo cyiza, ariko ngusubize gira nti twatangiye urugendo rw'igenamigambi y'ibikorwa bitandukanye. Uvuga ngo dutangiye RUBAVU nziza. RUBAVU nziza rero nk'uko Sam igeze kubivuga, hariya ku mashyuza hateganyijwe ihoteli y'inyenyeri 5. Muri serivisi izatanga harimo no gutunganya amashyuza. Uvuga ngo amashyuza nayo azubakirwa icyo twakwita nka piscine naturelle y'amazi y'amashyuza, aho abantu bazajya bahererwa izo serivisi. N'igenamigambi n'ibikorwa by'imyaka 5 bigomba kuba byagezweho. Mu byo wavuze rero nabyo tuzabisubiza, tuzabyitaho. Ni ikibazo ariko gihinduka igitekerezo kikajya mu igenamigambi ry'uko tuzakora ubushakashatsi, amazi agapimwa muri laboratoire. Abagiyemo uyu munsi ntidukomeze gushingira cyane ku buhamya bavuga bati
nagiyeyo ntabasha guhina akaguru, nagiyeyo umutwe warananiye abaganga basanzwe, ariko kubera icyumweru namazemo, kubera iminsi ukwezi namaze sura njya gukorera siporo mu mashyuza, ndi muzima, kugira ngo kugeza uyu munsi turacyagendera ku buhamya, kandi ntibeshye nawe wagiyeyo, kandi ugiyeyo wavanyeyo wumvise impinduka zakubayeho nziza. Ntekereza rero ko nyakubahwa gavana nuko nguko dukwiriye kuba tubyumva. Rubavu nziza it's a journey, ni urugendo rutangiye uyu munsi, ejo bundi ibyo bikorwa byose bizagenda bikorwa nk'uko biri muri gahunda y'ibikorwa. Ku bindi bikorwa wavugaga muhungu hariyo beyond gorillas expectations, dufiteyo umufatanyabikorwa umaze hafi umwaka akora, ngira ngo ushishikarize namwe kuzamusura umushyigikire kuko ibikorwa biragenda neza, bashimira ko mbere dutangira twajyanyeyo, hatangiye gusurwa harakora neza. Dufite inzuri za Gishwati, murabizi ko dufiteyo umufatanyabikorwa nawe Ngabo dushima cyane, ndetse n'inama y'abaminisitiri ikaba yaramwongereye igihe cy'amasezerano n'aho agomba gukorera. Mu by'ukuri serivisi zikaba zararushijeho kwiyongera, ziva mu karere zijya ku ruhando mpuzamahanga. N'ahandi rero twavuze umusozi wa Nengo, vuba aha tugiye gutangira kubaka mu gihe cy'amezi 2, turaba turangije inzira zigana ku gasongero k'umusozi wa Nengo. Ngira ngo murabizi ko kugeza uyu munsi ahangaha turi buri wese ntabwo ashobora kugera ku gasongero k'umusozi wa Nengo, ariko tugiye kubibashoboza mu mezi 2, mu kwezi kwa itariki ya 1 z'ukwa 3 tuzaba dushobora kuhajya imyaka iyo ari yo yose waba ufite. Dushimira cyane GIZ yaduteye inkunga, dushimira n'umufatanyabikorwa Karim ugiye gutangira gushyira mu bikorwa uwo mushinga. Mu gihe cy'amezi 2 arahangaha, kwa mbere no kwa kabiri agomba kuba yarangije umwaka utaha. Hanyuma nyuma yo gushyiraho izo nzira, birumvikana ko tuzaba twabonye n'utangira kuhatangira serivisi. Tukaba tugiye gutangira kureba uburyo n'umusozi wa Rubavu nawo abantu bawutembera kuva aho utangirira kugera aho urangirira, bityo abantu bakabasha kwishimira ubwiza bw'umujyi wa Rubavu, ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu nk'uko nabivuze, bakabasha kureba ibirunga bya Nyamuragira, Karisimbi, Nyiragongo. Abantu iyo bari hariya ku musozi Nyiragongo na Nyamuragira murabireba, uburyo mu by'ukuri bigaragaza icyo nakwita ubwiza cyangwa se n'amayobera y'irema, niba ariko twabivuga, uburyo ikirere, uburyo isi ifite umutungo udasanzwe Imana yahaye abatuye isi. Mwumva rero mu by'ukuri ikindi ku bikorwa remezo wavugaga bijyanye n'ibikikiye ikiyaga cya Kivu, nibyo ntabwo turabigeraho uko tubyifuza, ariko byibuze kuva mu karere ka Rubavu dufite imihanda cyangwa se ibikorwa bigiye bikikiza ikiyaga cya Kivu. Turimo dutekereza kureba uburyo bishobora no guharirwa abanyamaguru, ba mukerarugendo bakoresha bagenda ku maguru n'amagare cyangwa se n'ibinyabiziga bitari imodoka, kugira ngo haba ari ukubungabunga ibidukikije, haba ari umwuka mwiza waho ubungabungwe, abantu bakomeze bishimire ubwiza bw'akarere, imodoka zihabwe indi mihanda yabigenewe iri kure y'amazi. Kandi ngira ngo ibyo ngibyo ubwo bukangurambaga nihagera tububasaba tuzabukora dufatanye, kugira ngo yaba ari ya night run, yaba ari night walk, yaba ari amarushanwa ku maguru, yaba ari ukugenda twirukanka semi marathon, babigize umwuga, yaba ari amasiganwa ku magare twifuza kongera muri uyu mujyi, byose bizakorerwa ahantu hari umutekano, kandi ahantu umuntu akora siporo imwe ariko akabona ibyiza bitatse u Rwanda birenze kimwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turajya mu musozo.
reka twakire ibibazo nta kibazo se baza tweye tukabiganiraho bakaduhereza n'ibitekerezo byabo. Murakoze cyane. Murakoze cyane ko bagavana. Mu by'ukuri ubu turi muri Rubavu nziza, ariko Rubavu nziza ijyana na environment imeze neza. Muri uyu mujyi hari abacuruzi bantumye bari mu nshingano yitwa Yves, mfite ikigo cyitwa Ijambo, ndi perezida wacyo. Abacuruzi bantumye ngo barababaye, bababajwe nuko hari ingamba zijyanye no gukumira urusaku ariko zishyirwa mu ngiro mu buryo batishimira, aho uba ufite akabare cyangwa hoteli byagera saa 3 polisi ikabiraje ikabitwaye ibikoresho byawe. Turababaza gahunda mufite yo kugira ngo muborohereze cyane ko ubukerarugendo ntabwo buzashingira hano ku mucanga gusa, harimo no gukorana n'abo bantu bose bakora serivisi zituma abantu bishimira hano i Rubavu. Icyo muzakigenzura mu gisesengura. Ikindi nari mfite, ubukerarugendo turi kubwamamaza kandi product ntabwo ihenda kurusha marketing. Marketing nicyo kintu gihenda iyo ufite product. Hari abahanzi cyangwa urubyiruko rwo support ikaba nkeya, kandi nubwo imbaraga ari iz'abanyamakuru bari hano, abahanzi umuhanzi yaririmbye akavuga ngo Rubavu nziza igera ku bantu barenga miliyari. Turifuza kumenya ingamba mufite mu komeza gufasha abantu nk'abo ngabo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Dukuzimana Inyase, ndi umunyamakuru ku kinyamakuru Mirasire TV .com, aba n'umuyobozi wacyo. Turi gutangira, mwatubwiye ko ari twe dufite uruhare runini mu kwamamaza Rubavu nziza, ariko nanone tutabiciye ku ruhande ibyo ntabwo bihagije. Ari nayo mpamvu ngiye kubaza iki kibazo: ese Rubavu nziza iri gutegurwa, niba atari ibanga, mwigeze muteganya igihe runaka kizagera ku buryo umuturage uri Rusizi umuntu azamubwira ati Rubavu nziza, akavuga ati iyo ni inkuru ishaje? Murakoze. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira abayobozi bari hano n'abanyamakuru bagenzi banjye. Nitwa Alex Morgan, nkorera ikigo Isano Radio FM. Ngiye ikibazo mbaza ari discours twahawe na meya na gavana n'abanyamakuru bagenzi banjye, bagiye bagaruka ku byiza byo kuba tugiye kugira Rubavu nziza. Ibyo nabishimiye kandi ni byiza cyane, ariko hari akabazo kajya gakunda kubaho muri bino bintu byo gukora ibijyanye n'ubukerarugendo. Ugasanga ndagaruka kuri beach, bavuze ko ari rwiyemezamirimo ugiye kuyifata, ariko hari uburyo rwiyemezamirimo aza akaba icyo bita talent and skills importation. Abantu bari bubikoremo ibyo bintu bakabakura ahandi. Hari the other guys from that place who paid much attention to know what is. Hari nk'urugero, ndifashisha urugero tipike nko kuri Ndaba, ujya muhabona abantu hagarara ngo micumi mijana nkubwira ibi nibi. Buri washyize business ukazana abandi, bari abana barabakumira bakabirukana, bakazana abandi bantu ngo babivuga mu ndimi ngo babyigiye. Ndashaka kubaza meya na gavana n'abandi bayobozi bari hano, what do you think for those guys? Icyo ni icya mbere. Nimba mwabikorozinga muri contract no mushoramari, to think for them before bringing the other people from away. Thank you very much. Kuze cyane, ngira ngo nahera kuri iki kibazo cya nyuma, ni cyiza cyane. Ubundi ibi byo dukora byose nk'uko natangiye mbivuga, turabikorera mu guhanga imirimo, tukayihangira abanyarwanda. Nakumara impungenge rero, ntekereza ko mu masezerano asinywa, ni byiza ko tugize n'iki kiganiro mbere y'uko asinywa, tuzemera ko hajyamo ubumenyi budasanzwe buzazanwa n'abanyamahanga, naho ubusanzwe bukazakorwa n'abanyarwanda. Icyo ndumva ari igitekerezo cyiza, kandi rwose jyewe n'abo turi kumwe twese tuzagerageza kukizirikana. Ni nako bikwiriye kuba bikorwa ku mishinga kundi myinshi yose. Iyo dukorera mu karere kacu, dukwiriye kuba twibuka ko igamije guhanga imirimo, igamije kongera ubukungu n'ubushobozi bw'abana b'igihugu,
hanyuma aho tudafite ubumenyi, aho dukeneye imbaraga zivuye ahandi, akaba ariho honyine dufungura. Ntabwo ingero nk'amashyuza mu gucukura gaz metane, hari ibyo tutari dufite ubumenyi, byasabye ko abanyamahanga bizana. Hanyuma ku kibazo kijyanye no gufasha yaba ari abanyamakuru, njye navuga nabo buriya nicyo numvisemo, guhorana nabo, kuganira nabo no kubashoboza gukora inkuru zituma Rubavu Nziza ihora iri à la page, à la une. Ni ukuvuga ngo Rubavu Nziza dushatse n'ejo yaba amateka gukora, sibyo, yaba inkuru ishaje, ariko ikizagira Rubavu Nziza icyo nakwita sujet d'actualité, igihe cyose umuntu wese abonye logo akumva Rubavu Nziza, ni ibigezweho, ni udushya twahanzwe, ni ibikorwa byakozwe, ni ibituma abantu binjira muri wa mujyo wo guhora akarere kareshya ba mukerarugendo bakaza ari benshi, akarere gahora kakira abashyitsi benshi, akarere gahora mu by'ukuri gafite abakagenderera kandi barushaho kwishimira ibyiza. Ntabwo kiri kurekera ahangaha mu murenge wa Gisenyi, mu kagari ka Ntengo ugana kuri Grande Barriere. Ni inyubako nziza igezweho ijyanye n'igihe, ifite ibisabwa byose kugira ngo ibe ishobora kwakira inama mpuzamahanga. Ibyo rero bikavuga ko bigatanga amahirwe, haba ari abazayikoreramo, abazayikoramo, abazayigenderera ndetse n'abazatangamo serivisi. Ndatekereza ko ubu ngubu iriya sare abazayikoreramo bazakenera amafunguro, bazakenera serivisi za transport z'ubwikorezi zitandukanye. Abahinzi bazagomba guhinga beze basarurire abashyitsi benshi tuzaba dufite, bifite umusaruro uhambaye, ntekereza ko uzagera kuri benshi. Urubyiruko rero ruri murabizi ko dufite école d'art, kugira ngo rwose n'abantu badukoreye iyi logo bagejuru tubasuhuze, mubabone, tubabereke. Ni uburyo bumwe mu kubafasha gutera imbere no kwiteza imbere, tukabereka ko murabona ko ari abajene nibo bafite igihangano dufite kiranga Rubavu Nziza, bari kumwe n'umuyobozi wabo. Bivuze rero ngo ni muri za gahunda zo gukomeza kubateza imbere, tuzabahereza space aho tuzajya hose mu rwego rwo kubafasha gutera imbere. Dufite Iron Man zikunda kuba bagakenera ibihangano, aba bose tuzabasaba kugerageza n'abandi bigana nabo n'abataranga kugera gukomeza gutera imbere. N'abahanzi rero, abahanzi murabizi ko aka karere gafite urubyiruko rufite impano yo kuririmba. Ntekereza ko nta bitaramo wategura udashyizemo abahanzi, nta beach izabaho idakenera abahanzi. Abo bose rero tuzagerageza no gukoresha urubyiruko rwacu. Ni amahirwe amwe uhanga agahereza amahirwe abandi bantu benshi utatekerezaga bashamikiyeho. Ibyo byose dushobora no kubivuga ntibyumvikane neza uyu munsi, ntibigaragare, kuko ni ibikorwa bigari turimo dutekereza, turimo twatangiye gukora, ariko twese dufatanyije niyo ntego dufite, niyo ntumbero dufite. Ntekereza ko ibitekerezo byanyu nabyo bizakomeza kudufasha kurushaho kwagura intekerezo n'ibikorwa turimo gukora. ngira ngo mureke dusoze, ahubwo twemeranye ko buri gihe runaka tujya duhamagara mu mwanya nk'uyu, wenda tudahuriye aha, duhurira ahandi, tugire press conference iri specific kuri iki kintu turimo kuvuga. Hari ibitekerezo bishya bizavuka, hari abantu bazifuza kutuzanira ibintu tutanatekerezaga, hari ibyo natwe tuzadutekereza, hari amakuru muzabona. Tujye tugira umwanya tuganire kuri ubu bukerarugendo, kuko Rubavu West yose ni rwo bukungu dufite kandi dushaka kubyaza umusaruro. Ntabwo dushaka ko biba iby'abayobozi gusa, ibitekerezo ngo bive muri bo gusa. Turashaka ko
biba ibitekerezo by'abantu basangiye. Nta nubwo dushaka bwa bukerarugendo uza kwirukana abahasanzwe. Ibyo batubwiye ni byo cyane rwose. Ntabwo dushaka umushoramari uza cyangwa se umuntu uje gukora ikintu maze yirukane babandi izo talenti zihari. Turashaka wa wundi uza kuzidevelopa akazizamura. Abana bavugagaho ku rutare Rwanda ba niba tugize amahirwe tukagira umuntu ujya aba ari baheraho kuko bazi amateka yo kurusha uwo ari we wese wazi uzaza aje kubyiga abishyire mu mutwe we, ariko hari abana babizi uko babizi. Nicyo ngicyo rero turashaka igikorwa twese tuzagira uruhare nk'abanyarubavu, nk'abantu bakorera Rubavu, nk'abantu batuye Rubavu. Sibyo? Abana numubaha inzoga da ko ari amazi, izere ko ari amazi ari ibi Mfungure nawe yindi iri sinzikora. Abanyamakuru ni ukuvuga ngo turiyo turimberinga logo brand ya Rubavu nziza, mwihutishe mwebwe kwa gavana na meya bari kureba igikorwa, hanyuma nk'uko twabivuze koridari Nyundo niyo ya designinze iyo. Tubashimire cyane, abanyeshuri rwose bageze kure cyane. Nakoze ibikorwa ntabwo tugomba kubikora hanze, tugomba kubikora iwacu. Thank you. Gavana. Everything is sunset call, so enjoy. Don't hesitate to drink it. Everything is non-alcoholic. Freddy, it's sunset call. 0. Kiraje cyageze yute ageze mwihangane, ifoto ntabwo rigaragara ko byatinze. Thank you. Alright, so icyanyuma abayobozi bose bafashe ikirahure kuri Rubavu nziza. Abanyamakuru ufata iyi foto tuzamuha igihembo. Cheers. Na bismillah bamushyiremo. Okay, great. Rubavu nziza. Okay, thank you. kuko ari iburengerazuba niho ribengera, iyo riri kurenganira muri ubu buryo hakazamo amato atatu akoreshwa mu kuroba ahangaha w'ikiyaga cya Kivu, hakazamo n'umuntu uciye ku ruhande usa ugaragaza beach ya hano hantu nyine kuri aya mazi ya Kivu. Buryo twagiye mbere tujya gukora iyi logo. Niki cyabahatiye gukora iki gihanga? Ahanini usanga kuko ari ukuzamura ubukerarugendo muri aka gace, byagombaga kuba ari ngombwa gukora ikintu kibagarira kuko mu buryo bwo kugira ngo byamamare cyane. Kubera iki se mwatekereje ku bukerarugendo nta bindi bikorwa mwabonaga hano muri aka karere? Nabyo byarabaga ariko ahanini ubukerarugendo mu bintu byihutisha izina nanone mu gace runaka gutya. Hanyuma ko muri abanyeshuri mukiga bisobanuye iki kuba robo yanyu ari kwifashishwa n'akarere ni ikintu kigali kuri mwebwe bisobanuye ikintu cy'igiciro cyinshi
gukora igihangano cyawe kikazamara imyaka myinshi gikoreshwa gihagarariye ikintu cyo mu gace runaka nko mu Rwanda bazacyexpoza ahantu henshi hanini, ni ibintu tuba twishimiye natwe ubwacu kubona igihangano cyacu gikora cyane. Hanyuma mwari muri bangahe mujya muri ayo marushanwa? Niba harabaye irushanwa ryo kugira ngo icyanya aricyo kiza imbere, mwari muri bangahe? Hanyuma niki babahaye nk'igihembo mushobora kuvuga ati nubwo iri gukoreshwa ariko twakuyemo iki kintu amafaranga niba hari agaciro? Murakoze. Ikintu tujya gutangira irushanwa batanze competition mu kigo cya Ecole Dore yose hamwe, no haza gufatwamo baza guseleksionamo abantu 3 babaye aba mbere. Rero abo ngabo nibo twakoze gutya tugira amahirwe tuza kubyegukana gutya. Hari harimo wenda amafaranga nayo twabonyeho gusa ariko ntabwo ari amafaranga gusa ariko ikintu cy'ingenzi nibura hano twakuyemo ni izina. Ibyo byonyine kuba tugeze aha ngaha igihangano cyawe kigakomeza gukoreshwa amaze igihe kinini gitegura, ariko kuba warakoze ikintu wateguye rimwe kikazamara imyaka myinshi gikoreshwa ni ibintu nawe ubwawe ufata nk'agaciro kuko warakoze igihangano kimwe gifite ireme. Toza nk'abahanzi mwatekereje gukora rogo y'akarere ka Rubavu, birumvikana mwari inguni zose n'ifite y'aka karere, mubona iki gikwiye kongerwamo n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo Rubavu mufite mu nzozi zishushanyo aba ari izagerwaho nyuma y'imyaka mike? Ahanini isura dushakamo nkatwe ni izina cyane, izina nyine igateza imbere izina ry'u Rwanda muri rusange n'aka gace ka Rubavu, kuko hari mu hantu hagari kandi nyaburanga nyine aya mazi ari mu hantu hagaragara neza, ubwiza bwaho bikaba ngombwa ko nibura hakwiye kugerwa n'abandi bantu bakahamenya kugira ngo babashe kuzamura izina ry'u Rwanda. muba mugize igitekerezo cyo gukora ni ukuvuga ngo akarere ka Rubavu kaje mu kigo kudusaba ubufasha nk'abanyeshuri biga mu karere, bashaka ko tubafasha gukora rogo izajya ikoreshwa mu kwamamaza ibikorwa. Ni ukuvuga ngo nubona iyi rogo uhita umenya aho nyine igikorwa wenda gituruka, uhita umenya ko ari Rubavu. Baduhaye ibintu ngenderwaho 5, harimo sunset, harimo boats, harimo beach, harimo amagambo nyine Rubavu nziza, harimo na water. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niyo yabashije kuba iya mbere. Twakoze turi abanyeshuri benshi ariko 3 nibo babashije kuza bafasha 3 ba mbere, nanjye ngirirwa amahirwe nk'umukobwa nza muri 3 ba mbere. Iyi ngiyi twakoze sunset isobanuye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, murabona ukuntu izuba rirenga nk'uko turi mu burengerazuba rirenga rigaragara neza pe, naryo riri mu bituma nyine murikurura abakerarugendo kugira ngo bazane Rubavu. Bakoresheje ubwato 3 bugaragaza uburobyi bubera mu kiyaga cya Kivu, cyane cyane insambaza nizo zimenyerewe kurobwa. Hano hari brown strip, aka karongo kegereye amazi gasobanuye iyi beach y'ahangaha bari kuvuga ko nayo izakoreshwa kugira ngo abantu bajye baza kwishimishirizaho. Hakaba n'amagambo Rubavu nziza nyine nk'uko babitubwiye. Yego nibyo twakoresheje. Bisobanura iki mu iterambere ryanyu ntabishimira ko mwageze kuri iki gikorwa? Ni ibintu by'agaciro cyane, noneho kuba njyewe ubwanjye narabikoze nk'umukobwa. Nabonaga nyine abahungu aribo bari guparticipa ari benshi, ndavuga why kubera iki abahungu nyine always bazajya baza imbere. Ndavuga reka nanjye ngerageza amahirwe yanjye nk'umukobwa, mbona birabaye nanjye barantoye njyewe, bintera ishema cyane nk'umukobwa kandi nkahesha ishema na bagenzi banjye b'abakobwa mu kibazo. azwi. So ndetse na RDB yahise ikora ikintu bita demarcation, ifata ubutaka bwegereye amashyuza bwose k'agasozi kose iraka expropriate kuri abaturage, irabayishyura bagenda.
ubu rero bari bashaka umushoramari kandi mu gihe cya vuba, kuko dufite umushoramari uri interese ugomba kuza kwashyira hoteli inyenyeri 5. Na hoteli twari dufite inyenyeri 5 muri Rubavu, kandi nkeka ko nabyo iyo hoteli izaza ari ibyo bita spa hotel, y'ibintu by'ubugororangingo n'ibindi bijyanye nabyo byubakiye ku mashyuza. Ikintu nacyo ngira ngo tubyishimire. Nagira ngo rero ku isoko, ariko bikarangira bityo, umwaka ugashira undi ukaza. Ubu uyu munsi abanyarwanda murabizeza ko ibi ngibi nabyo bitaba nk'ibyavuzwe mbere, bitarangira? Murakoze cyane nyakubahwa gavana. Ikibazo cya Eric yarabajije kijyanye n'igihe byatwaye, ibyo koko byatwaye igihe, ariko ngira ngo byaturutse ku budasa bwa serivisi twifuzaga kugeraho, ndetse byatewe by'ukuri dufite beach, ariko turifuriza abanyarwanda guhabwa serivisi zo ku rwego mpuzamahanga. Ibi rero bikaba byaratumye igihe cyose twagiye dushakisha ababikora bataragiye bubahiriza ibyifuzwa, bataragaragazaga uburyo bizakorwa neza. Kandi nk'uko mubizi, Rubavu nziza ikwiye serivisi nziza, igihugu cyacu gikwiriye serivisi nziza. Niyo mpamvu rero mu bufatanye na RDB ndetse n'izindi nzego zishinzwe itangwa ry'amasoko ya leta, binyuze no mu kanama gashinzwe imishinga ya leta, Public Investment Committee, tumaze igihe twakira ibyifuzo, imishinga y'abashoramari batandukanye. Ubu rero tubibabwira, icyizere kirahari kuko tugeze ku rwego rwa nyuma. Abazakora uyu mushinga barabonetse, tukaba mu gihe vuba mu ntangiriro z'umwaka utaha imirimo iza gutangira. Ariyo mpamvu wari ubivuze avuga attractions manager, yarabivuze neza, nuko igisigaye ubu ngubu ni gusinya amasezerano ndetse no gutangira imirimo. Bitandukanye n'igihe twabivugaga ari amatangazo tubifuza bikarangira tutababonye, ariko ubu ngubu turabafite, twabamara impungenge ibintu uko bimeze, natwe dufite icyizere. Murakoze. Nitwa Fred Ruterana, umunyamakuru wa RBA. Ikibazo mfite, ariko reka ndeke guhera ku kibazo, wenda nshime kuri gahunda nziza ya Rubavu nziza mwatekereje, ariko none ndagaruka kuri iki n'ubundi cya public beach. Nyakubahwa gavana, nubwo hatekerezwa ibyiza bigomba gukurura abasura umujyi wa Rubavu, kandi muzi yuko aka karere n'irembo ry'ubucuruzi n'ubukerarugendo, ni n'akarere kakira ibitaramo bitandukanye abantu bakidagadura. Ariko iyo urebye harimo imbogamizi kuri public beach, sinzi n'uburyo wenda mu cyerekezo cya Rubavu nziza mu bitekerezaho, ubwo ni igitekerezo ntanze. Hari Serena Hotel. Serena Hotel iyo urebye abashyitsi yakira, urwego bariho nta gikunda ko bayisakuriza. Rero nk'abateguraga ibitaramo, urabona ko public beach hari hafite umucanga. Byasabye yuko abategura ibitaramo bigizwa hafi n'igisimani mu mucaca, kandi uwo musenyi ntawo uhari. Bimwe mu biryohera abaza kwidagadura muri aka karere ka Rubavu. Icyo ndagira ngo mugitekerezeho, ariko noneho no mu cyerekezo kindi ni no kureba muri Rubavu nziza nihe murimo muteganya ku cyo twakwita nka outdoor concert. Bya bitaramo bigomba kubera hanze, bikabera ahantu hari space idashobora gusakuriza abantu. Ibyo bintu rero muri Rubavu nziza nk'akarere kandi nanone kakira ibitaramo bitandukanye, sinzi icyo mubitekerezaho. Ibyo wenda nabyo mwabireba kuko ni kimwe mu byagira Rubavu nziza. Murakoze.
murakoze nitwa Meki Kayiranga bwiza nanjye ndasa nk'unganira ndabaza kuri cya kibazo muvuga ko mugiye gukora public beach ndetse muri gushaka umufatanyabikorwa ariko nk'uko mubizi abantu benshi bavaga i Kigali baje kuri uno mucanga akaza gusa azi ko adashobora kugura byeri cyangwa kugura fanta atari bwishyure kwinjira cyangwa se abaturage banyu benshi yabaga kwe nko kaza kugira hariya cyangwa se yashaka kubakaza kuhari igihe bizaba byamaze kujya muri tenda bikahabwa umushoramari abaturage cyangwa se bazava i Kigali cyane ko abenshi ari ho babaturuka bazaba bashobora kwaksesinga iyo serivisi mu buryo bworoshye. Ikindi cya kabiri nacyo kijyanye n'ibyo ngibyo kuri ya misozi yose mwavuze abaturage cyangwa se n'abandi bantu bayigana kwisura bizabasaba iki cyane cyane abaturage bo muri aka karere bizagenda bite abavuye abashyitsi bavuye hakurya y'intara byo bizagenda bite? Murakoze. murakoze cyane ngira ngo ikibazo cyane ibyo byose ukurikije ibibazo nyakubahwa gavana biri kubazwa urabona ko beach ni ubuzima, beach ni nziza, beach ni rubavu nziza, ibintu byose birazingira ku umusenyi uri ku kiyaga cya Kivu. Twabamara impungenge ngira ngo uyu munsi ubuyobozi icyerekezo cy'igihugu nuko umuturage ari ku isonga. Ibyo dukora byose kugira ngo umuturage abone serivisi nziza, kugira ngo umuturage akomeze atere imbere yishimire igihugu cye kandi igihugu kirangwa n'ibyiza, yishimira ibyiza igihugu gitunze. Kuri ubu ngubu rero ngira ngo icyerekezo gihari aho tugana nuko ibikorwa byo kugera umucanga kugera mu mazi bizaba ari iby'abanyarwanda nk'uko bisanzwe. Kizahinduka ni nitubona ihoteli nziza ikorera mu mazi ariko ishamikiye kuri iyo beach, nituhabona restaurant nziza ishobora no kuba iri mu mazi, nituhashyira za serivisi z'ubwiherero murazizi zikunda gukenerwa, nuhagera murabizi ko abantu bazaga bakoga gusa bakagenda ku mucanga bakicara bakaruhuka, ariko ushobora gukenera nk'amafunguro, ugakenera icyo kwiyakiriza no kwakira abawe ntubashe kugenza ute ukibona. Rero ibyo ngibyo izo ni serivisi ziyongeramo mu by'ukuri guteza imbere serivisi zitangirwa kuri beach no kuhakorera isuku no kuhashyira ibyo twese twifuza iyo tuhageze. Izo serivisi z'inyongera rero ntekereza ko n'ubundi zije zitari zihari zo zizagira ikiguzi, ari nacyo kigomba kurushaho kudufasha kubungabunga ubwiza bwaho ndetse no gusigasira umutekano waho. Cya kibazo cya telefone mwajyaga mwumva umuntu ari koga imyenda akabura aho ayishyira, ibyo ni ibisubizo bigiye kuboneka. Noneho hakazaba n'imikino rero ikorerwa mu mazi. Murabizi neza ko hari abantu mwavuze ko hari abantu baturuka i Kigali ariko banatinya cyangwa se hanze y'igihugu batinya amazi magari, bamenyereye pisine, bamenyereye imikino y'abana hariya ntayihari. Ibyo rero byose ni package irimo serivisi iz'abakuze, iz'abato, iz'abafite ubumuga, izo uwo ari wese ashobora kwifuza, bityo noneho beach ikaba nayo nk'undi ruganda rwa serivisi. Ibyo rero ntekereza ko byumvikana ku bijyanye n'ikibazo mwari mubajije. Ku rusaku, ku bijyanye n'urusaku, urusaku rushobora kubaho ariko kugira ngo twibuke ko dufite nanone na tekinoloji, turakoresha ikoranabuhanga. Abantu barubaka bakubaka mu buryo urusaku rutinjira mu byumba, murabizi ko aho twubaka ariko tubigenza.
murabizi ko abantu iriya beach hakushingiwe ku nyigo ntabwo ahantu hose abantu bazajya bahakorera ibitaramo, hari aho bizaba biri n'aho hazajya hatangirwa izindi serivisi zisa naho twakwita ko ari serivisi zituje. Ikindi, umucanga uravuga ko uri ku gice kimwe ukakivuga cyegera Serena, ariko mu bikorwa bizakorwa harimo no kongera ubuso buriho umucanga. No kuvuga ugana kwa nyanja hose hazatunganywa, hashobora kuba umucanga ku buryo umucanga tubona iruhande rwa Serena dushobora no kuwubona munsi ya Gorira, dushobora kubona hafi yo kwa nyanja, kugira ngo twese turahazi. So, ntekereza ko mu by'ukuri kwagura beach, kwagura ahari umucanga nabyo ni zimwe muri serivisi, kuko usibye beach karemano ariko dushobora no kongera ibindi bice biriho beach. Ntekereza ko master plan yayo uko iteye irasobanutse, izo nshingano zo, ibyo bisubizo byose birimo. Hanyuma ku kibazo cya yego, imisozi kuyigeraho n'ubundi ni kimwe, ngira ngo hose icyerekezo nyakubahwa gavana dufite nuko serivisi zisanzwe zihari. Niba ari ukujya mu musozi gusura umusozi wa Muhungwe, gusura ishyamba rya Gishwati, gusura inzuri za Gishwati, kugenda kuri uyu musozi wa Rubavu, nta kiguzi twifuza ko abaturage bacu bakwishyura, ariko turifuza ahubwo kuhashyira serivisi zishyurwa. Ni ukuvuga ngo niba hejuru uri ku musozi wa Rubavu witegeye ibirunga, witegeye umujyi wa Rubavu, ikiyaga cya Kivu, umujyi wa Goma, birashoboka ko wageraho ukifuza amazi. Amazi rero umuntu uhakorera akwiriye kuba afite amazi aguha, afite icyo kunywa cyoroheje, afite icyo wakwifuza cyose mu bijyanye n'ibituma umuntu arushaho kugira imbaraga cyangwa se akabona n'amafunguro ariza. Ntekereza rero ko mu by'ukuri icyerekezo ni uko za serivisi z'ibanze twakwita zisanzwe, kugera ahantu, kureba, gufotora, ibyo bishobora mu by'ukuri turifuza ko abaturage bacu bakomeza kubihabwa, ariko bakwifuza serivisi z'inyongera zo hakagira ikiguzi gitangwa. Ni muri uwo murongo rero ngira ngo bizakorwamo, ariko tunizeza ko ntawe uzahaburira serivisi abazafuza kuhagana bose. ngira ngo iki cyo nishimiye ni izo mpungenge abanyamakuru bafite, kandi mu mitekerereze yanjye ari izo mpungenge n'abaturage bafite. Igisubizo ni iki? Igisubizo ni uko ugiye kudukora beach, ko ntekereza ntabwo ari ubwa mbere yikora beach, ni umuntu ubimenyereye. Ntabwo beach ya Rubavu ariyo ya mbere igiye gukorwa ku isi. Uwo muntu azatwereka uko azabikora. Kuri beach nyinshi haba hari za hoteli, abari muri hoteli ntabwo bifuza urusaku. Ni ukuvuga ngo nawe ibyo ngibyo azaba yabitweretse uko bikora. Beach hari ahantu hanini, umucanga arabivuze. Umucanga ushobora kuwushyira naho utari ukawuzana ukawuhashyira, sibyo? Ntekereza ko icy'ingenzi ni uko kuba byaratinze gukorwa. Impungenge mufite muravuga muti wenda umuntu ushobora kuza gukora beach, public beach yacu ashobora kuza ari nk'abandi b'abasharirata, ashobora kuza akatupfunyikira amazi nk'uko wenda byagiye. Hatinze kugira ngo nibura tubone umuntu dukora beach ya yindi beach y'umucyitegererezo. Izo mpungenge rero ntekereza kubaha basakuza abantu dukoze beach n'ubundi ntidutume abanyarwanda bacu, abanyagisenyi, abava i Kigali bayijyamo, ntacyo yabimaze, kuko turashaka kubakurura, sibyo? Dushyizeho igiciro gihenze cyo kugira ngo bayigereho, ntekereza ko ntacyo twaba twayikoreye, ariko serivisi zirimo aje akabasha kubona serivisi yifuza akayishyura, none ibyo yishyuye akaba aribyo bituma niyo beach itunganywa neza. Numva nta mpungenge dukwiye kugira. Icy'ingenzi ni uko twemera ko umuntu ugiye gukora beach ntabwo ari wa wundi ugiye kubyigiraho, ntabwo ari umuntu ugiye kubyiga, ni umuntu usanzwe ubikora ubimenyereye, kandi tuzabanza kureba ngo
ibyo ugiye kudukorana ibiki none tukabihuza n'ibyo byifuzo muri kuduhereza.